ina mid July urabizi ko aribwo byari biteganyijwe ko u Rwanda ngo rwagomba gukura ingabo muri Kongo ngira ngo mu kwa gatatu rabivuze Marco Rubio yari mu nteko ishinga amategeko na mid July mugomba kwa mwamaze gukura ingabo zanyu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza u Rwanda rutemera ko uzifite ariko nyuma binavuga ko nyine zira mapuro ari wowe wazizereranaga cyangwa se wari uzifite reka gukoresha ijambo kuzerera no diplomate ni inyandiko yagendanye yagiye muri Togo yagiye mu Burundi yagiye muri Tanzania nibuka neza yagiye mu Bubiligi ariko binumvikanisha imbaraga za politike za FDLR Nizera ko muri amahoro kandi mumeze neza mudukande subscribe nyabona kuri One Vision Rwanda TV hanyuma dukomeze dukure turebana ko mutwereka urukundo mu bikomeze natwe ntabwo tuzabatenguha ndi Jean de Dieu Ntakirutimana turaje kugira ngo tuganire ni kumwe na Semugeshi Bayingana nk'ibisanzwe uri amahoro ameze neza Jean de Dieu koze tubabwira ko muri Gipupu hari imirwano ariko kandi ko yamaze kwigarurirwa ndavuga ako gace ko muri Mwenga ni territoire imwe muzigize Kivu y'Amajyepfo muri secteur ya Itombwe hamaze kwigarurirwa na MLDP twirwaneho AFC M23 ariko nahoze mbona amakuru mu kanya agaragaza ko wagira ngo ibintu ntibiracayuka hariya n'ubundi ntibiracayuka twabwiye ko weekend yose uko yakabaye kuva ku wa gatanu ukaza ukagira ubungubu ku wa mbere cyangwa se nijoro ku cyumweru n'ubundi hakiri imirwano ariko ntabwo biracayuka mu by'ukuri icyo biracayuka hano nuko impande zombi ziri kugerageza habe M23 iri kugerageza kuri Bela ariko nabo bahanganye coalition cyangwa se la cocktail yose no baragerageza kurinda ibice bavuga ko ari imbibi z'igihugu yego nubwo abanyagihugu imbere ariko story iratandukanye M23 nibyo n'abanyagihugu ariko bahejwe bari kugerageza kuri Bela bo bamaze kwibohora mu ibyo bice bya Grand Nord abari muri Kivu y'Amajyepfo bafatanye natwirwa no barebe ko bahangana ni cocktail yose wazalendo FDLR FARDC n'abandi makuru nabonye nkuko bivuze nabo bari kwigamba ko karagace bakoze riteka no kuvuga ngo bishoboke ko MRDP twirwaneho ubwo na AFC biri kumwe baragenzuye igice gito cyaha ariko nago biracayuka nkuko bivuze ubwo bantu rero expect ko ari 50-50 birashoboka buri makuru namara kujya hanze ya nyuma buri kimwe mu bintu tuzi kuri AFC 23 iyo bafashe ibice biherekezwa n'amafoto bamaze bimenyereza ababakurikira cyane ko bari active habe Bertrand Bisimwa ari active Colonel Rugabo ari active ari Masi bari active Kanyuka ari active bose bafite ama X account yari active cyane bahita babikomozaho hanyuma rero ubwo n'ugutegereza tukaza kureba koko icyo twakita final results y'urugamba ruri muri la secteur Itombwe urugamba rukomeye ariko rukomeye kuko amakuru aremeza ko right and heavy weapons hari rwose ngo nizo ziri gucuranga haracyari flu kubera yuko urumva erega minsi ibiri urumva turi kuwa mbere tubaze duhere kuwa gatanu kwa gatandatu turi ku cyumweru rwa yabari 3 nibyo 3 rero kandi ahantu habaye urugamba barimo baraharwanira bitandukanye na zanguli twababwiraga cyangwa se yangule biterwa nuko abantu bahavuga abantu bahunze bavuyemo n'iki bitandukanye nuko zabo kavu byagenze nuvuga ngo ahantu iyo tuvuga ngo habaye urugamba abantu baharwaniye nuvuga ngo nugusunikana bishoboka ko abantu bashobora no kuhafata wenda amasaha 2 minota umunsi umwe abandi bakisuganya bagakora retake kubera yuko iyo habaye ugufata gace nta mirwano biya bitandukanye no gufata gace abantu baharwaniye binaterwa kandi na ngira ngo nubukomere agaciro kaho hantu uko kwaba hameze ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero twebwe turababwira ko mu by'ukuri ntabwo turi kuri front ntabwo turi aho ibintu bibera ariko dushakisha amakuru hirya no hino kugira ngo tubamenyere ngo ese bigeze he bimeze bite ahangaha hafitwe nande ahangaha haragenzurwa nande ese hano hashobora kwatakwa nande ryari ibi byose turagereza tukabikoraho ariko tugiye ntabwo twababeshya mu by'ukuri kugeza ubu ngubu icyakora turashaka ko mu minsi iri imbere tubagira kuri tere mu buryo bumwe cyangwa ubundi twaba twebwe ubwacu twicaye aha cyangwa n'abandi mukomeze mujye mubana natwe gusa ibyo tubasaba mudukorere subscribe mugire gute ibyiza babiri imbere ariko icyo twababwira nuko twavuze Gipupu twavuze muri secteur Itombwe twavuze Kiseke cyangwa Giseke biterwa nuko ushaka kubivuga nabonye ya Republika ya Demokarasi
ya Kongo batari abarwandofone bashobora kuvuga bati kipupu, mu gihe abarwandofone cyangwa se abanyamurenge bavuga ikinyamurenge bavuga bati gipupu, bavuga kiseke, abanyekongo batari abarwandofone bandi bakavuga giseke. Iyo yose usanga cyangwa se abantu bavuga rubaya abandi bakavuga rubaya, ibi byose ariko mu by'ukuri n'uduce tumwe tuba turaho ngaho. Twagira ngo tubanze tubanyuriremo uko bimeze muri gipupu. Mu by'ukuri ntabwo byari byacayuka. Now FDLR ni ipfundo n'izingiro ry'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byaje kuvamo amasezerano ya Washington yo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, kwenye na 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka turimo umwaka ushize 2025. Hanyuma rero aya masezerano avuga ko FDLR igomba gusenywa, hanyuma u Rwanda rukora ingamba z'ubwirinzi. Nabonye hari ibaruwa maze igihe ngo yandikiwe Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikandikwa na Victor Byiringiro, umuyobozi mu bya politike wa FDLR. Mu by'ukuri ni umuyobozi wayo. Ni ibaruwa ubona idetinga back, abantu baranayibona, ngira ngo ntabwo twaducinga amabere kuyikiraho kubera ko dushaka kuyivuga. Iyi baruwa ngira ngo abantu banayibona ku itariki 30 mu kwezi kwa gatanu y'umwaka 2026, aho uyu Victor Byiringiro yandikiye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiri mu ibaruwa byose uko byakabaye sinshaka kubigarukaho ko wenda sinshaka no kuyamamaza, ariko ikigaragara icyita rusange kiri muri iyi baruwa, igikomeye kiri muri iyi baruwa, nuko bagaragazaga ngo ubushake bwo kwisenya, ubushake bwo kwirangiza, bwo kwisesa hatiriweho gusenya FDLR. Ayo ngayo ntabwo yaba ari uguha amahoro amahirwe wa mugana bavuga batyo, ariko c'est possible kweri. Dutegura amakuru tubiganiraho, nakubwiye ko biragoye nyuma y'imyaka 3 kuba FDLR ubwayo shiraho biragoye cyane yafata decision ngo twe mwikirushya. Mu yandi magambo no kuvuga ngo mwipfusha amasasu ubusa. Iyo budget yo guhuza igisirikare turumva twaborohereza, reka tuborohereze. Nyamara inkuba zirakubita zitagira amazi, inkuba zirakubita hariya mu kibira abantu amasengesho barasenga bagasenga inkuba ikabiramanutse ngo pa. Hari FDLR mu by'ukuri nemeranya n'abavuga ko giteye ubwoba atari igisirikare cyangwa se inzego zabo za politiki. Nemeranya n'abemeza ko ideology, kuko ni ikintu kiri intangible, ni ikintu rwose kitagaragara, utafata igisirikare wakibona umusirikare wamubona wanamwica ibyo bikarangira aho ngaho. Iyo ofisi yanyu aho mwazihoranye n'ubundi zarasenywe, nyirango urabizi ko bahoze hano muri za Masisi, bari bahafite ibirindiro bwiza niba naho headquarter bagahitwa bwiza muri Rucuru, n'ibindi bice byinshi bahozemo. Ibyo rwose wabisenya n'ubu ngubu M23 irahagenzura. Ariko iyi FDLR cyari ikibazo kubera iki ideology. Ni ikintu cyigishwa kandi kikanyaruka kikihuta. Nyirango abato mu myaka abavutse nyuma y'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, iyo turi kwigishwa cyangwa se turi tubwirwa ko kimwe mu byatumye yihuta n'ubukana yakoranywe kuriya ni ideology, ni ingengabitekerezo yashyizwe mu bantu mu gihe kitari na kinini cyane. Kuko ubaze nibura guhera nko muri 30 mu 1930 nibwo wenda bavuga ko Ababiligi batangira ibintu bya discrimination. N'ubundi mbere bari bafite iriya strategy ya divide and rule, nkuko bayikoresheje ahandi, kandi ahandi hose bayikoresheje ntabwo byabyaye genocide. Ahubwo muri kiriya gihe cyo gutangira gupima masura, mazuru, sinzi misaya, ndumva byaratangiye muri 28 cyangwa muri 30. Ibintu by'umwanda kabisa, ibintu by'umwanda cyane, n'irangamuntu, amabuku n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ufashe icyo gihe ugakomeza byagize ingufu muri 59 mu gihe cya revolution, ugakomeza mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Reka duhera muri 30, ni imyaka 34. Yes. Imyaka 34 yari ihagije kugira ngo umubyeyi yice umwana we. Imyaka 34 yari ihagije ngo umuturanyi yice mugenzi we, wanamugabiye umugore yice umugabo yice umugore. So
iyo ni ideology ni ingufu za ideology. Iyo myaka ari hagije ngo mu minsi 100 gusa barenga miliyoni bamaze kwica. So iyo ideology rero ni iteje inkeke, ndetse ngira ngo nkotinga ibyo Colonel Bora yavuze ari mu nama iheruka ya Unity Club, yavuze ko ideology yabo itari muri RDC gusa. Colonel Bora hoza kuri ubutasi muri FDLR. Ati iyo ideology ntago iri based muri Eastern RDC. No kuvuga ngo yakwiriye akarere cyitwa aba neolithique bose muri kano karere bifuza kubabona batari buhari, cyangwa se babaremera indisi yabo. Sinzi nyine gusa icyitwa abatutsi cyangwa se abandi nk'abo abahima abanyamurenge abo bitwa neolithique bose bararebwa n'ingenga byo kubwo ubwabyo no kubita banirotike no kubavangura banirotike ngo baje ngo basanga ngo ababantu hano ngo simbizi ibyo byose nabwo ubwabyo ni ikibazo rega. Mwavuye muri za Ethiopia mwaje mu Somalia Abyssinia simbizi, ubwabyo ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero abantu nk'aba n'ingenga bitekerezo nk'iyo guhangana nayo nirwo rugamba rukomeye, kubera ko rarwana n'ikintu umuntu atabona. Kuko buriya nge wamenye ko mfite ingenga bitekerezo, ariko nabwo ingenga bitekerezo bwa yari mbi. Ijambo ingenga bitekerezo si ribi. Yego. Turi kuvuga twiya genocide. Ingenga bitekerezo ntabwo ari mbi rwose. Nta n'umuntu utagira ingenga bitekerezo. Izo za FCM 23 tuvuga afite ingenga bitekerezo. Ahubwo se nyine n'abandi bose tudafite ingenga bitekerezo. Waba ufite ikibazo ahubwo udafite. Yes. Ugomba kugira ingenga bitekerezo yo guhatana yo kurwana. Turi kuvuga ya genocide. Yego. Turi kuvuga genocide ni y'urwango rukwirakwizwa. Iyo ngenga bitekerezo rero kugira ngo umenye ko umuntu ayifite nuko atobora akavuga. Ushobora kubara n'umuntu rwose imyaka 10 12 na 20 n'ubuzima bwe bwose mwabumarana utazi ko icyo kintu kibitse muri we, kubera ikintu cyacu nyine kiri intangible. Urwo nirwo rugamba. Hanyuma dukomeze rero kuri FDLR yo kuvuga ko yakisenya. Iyi ni manipulation barimo, kubera ko nubwo RDF iri kotswe igitutu, nubwo u Rwanda ruri kotswe igitutu, ngira ngo uku kwezi kwa 7 turi kugana ku musozo ina mid-July, urabizi ko aribwo byari biteganyijwe ko u Rwanda ngo rwagomba gukura ingabo muri Kongo. Ngira ngo mu kwa 6 yarabivuze Marco Rubio ari mu nteko ishinga amategeko. Mu kwa mid-July mugomba kwa mwamaze gukura ingabo zanyu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza u Rwanda rutemera ko uzifite. Ariko nyuma haje kuzamuka ibindi bitekerezo, ese ko u Rwanda rusabwa ibyo wenda rwemeye cyangwa se rubwirwa, kubera iki ikibazo kindi cyo kunetraliza FDLR kitavugwa? Kuki muvuga kuri RDF no ruhande rumwe igitutu ki kuki se abo bandi barebwa nayo masezerano bo FDLR bigeze amasezerano kandi arimo patize eshatu n'u Rwanda ni Kongo na America of course no muhuza ariko harimo n'ingingo zo gusenya FDLR. Hanyuma rero ngira ngo babonye ko icyo gitutu cyaremera, atereka tubamanipire tubabwire ko twubwacu twakiyorohereza. Niba bashaka kwisenya koko aba babyiringiro n'abandi nibaze biripoting. Ngira ngo nako kwisenya gufite ingufu. Uzi nk'uba babyutse bakaza bakiripotinga hara ku mupaka cyangwa bakaza nyine bakishyikiriza inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Uko niko kwiripotinga kwanya kuko nafite igisobanuro kurusha uko uyu Anzuruni ngira ngo akuriye diplomasi y'akarere muri Minafete yabo hari Kinshasa, binavuga ko nyine zira mapuro ari we wazizereranaga cyangwa se wari uzifite. Reka gukoresha ijambo kuzerera no mu diplomate ni inyandiko yagendanye. Yagiye muri Togo, yagiye mu Burundi, yagiye muri Tanzania nibuka neza, yagiye mu Bubiligi, ariko binumvikanisha imbaraga za politike za FDLR kubasha gukonveka Minafete ndetse no gufata diplomate muri iyi ministère y'ububanyi n'amahanga ushinzwe akarere, mukamwumvisha ko ibyo agomba kubikora akagenda byigisha. Ubwabyo byumvikanishe za ngufu nyine FDLR ivugwaho. Ngira ngo abagiye bayivamo akenshi n'ubu bakunda kubivuga bati hari ubushobozi. Ngira ngo buri angle buri gice cy'ubuzima hariya muri Kongo tuba dufitemo cyangwa se harimo abana, kuko abo baramaze kuyivamo ati buri nguni haba harimo abantu. So simply ntago FDLR yakisenya ngo bishoboke mu gihe n'ubu huza mu bya gisirikare joint military operation zagiye zigeragezwa. Umoja wetu Amanleo zose zarafeirinze, atari uko nta bushobozi buhari ahubwo bishingiye mu kunanizwa, kubera ko wasanga urega ari nawe uri kuregera. Ujyanye n'umuntu ku rugamba kandi umufatanya ibikorwa wo mugiye guhiga. Hari ikintu ngewe mbona FDLR uko
ukurikije ibaruwa uko imeze navuze nti kanoye kuyijyamo ijambo kuri nendo bishobora gutinda, ariko bavuga ko nyuma y'uko representa cyangwa se abantu bahagarariye FDLR ndetse n'abahagarariye ubutegetsi bwa Kinshasa baganiriye ndetse bakanita ku amasezerano yanahawe agaciro ku rwego rwa ba president tariki enye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize i Washington, ibyanatinze kubera impamvu zinyuranye. Bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwaganira na FDLR ngo bagasanga ari ngombwa kwisenya bakikuraho, hanyuma ntekereza sibyo bavuze, ariko ni kuvuga ngo reka tworohereze ibintu uko bihari kwisenya. Wumva gushoboka ko baruka hari no gusenya izo base militaire, ubundi wahoze bivugaho biri impossible mbere na mbere, ariko reka dushakishe biramutse ari byo koko, kaduteri iyo metero biramutse ari byo kwisenya kwakorwa gute, biramutse ari byo koko biri ku mutima kuvuga ngo twebwe turashaka guha amahoro amahirwe. Turabona hari tubaye igihato ahangaha mu masezerano dutumye kawo zikomeza kubaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ku Rwanda ruvuga ngo twebwe tureka kwirinda kugeza igihe cyo twirinda kivuyeho, kandi icyo u Rwanda ruvuga twirinda ni FDLR. Jewe ntekereza ko kwaba ari ukuva mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere na mbere, which is impossible. Reka twavuze ngo twebwe turi kureba reka dutari metero turebe ibyo twahamahirwe ko kuba biri impossible byo kuva mu gisirikare byo biri impossible, totally impossible. Niba biri impossible rero ni step ya mbere iri impossible kandi yashoboka. FDLR bari mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri nugusenya ingengabitekerezo ya jenoside ahangaha mu karere, impossible, kuko bamaze kuyisema. Gusema no kubiba bamaze kuyisema possible. Byagenze gute? Buri wese yabyisi umuntu wowe twumva waba wayakira, waba wumva aho babivuga ukumva bihaye agaciro ukabyihorera, byashoboka wowe ubwawe. Ariko iyo wamaze kubiba biragoye, wamaze kubiba imbuto z'amasaka mu murima, burya biragoye kugenda ngo ujye uyatoraguramo umurima wose, kwa abantu kuba biba mu masaka abantu barabizi barafata baka nagagurya kugenda utoragura mu butaka wateyemo amasaka n'iki wabibyemo biragoye cyane, ngira ngo abantu barabizi. Now niba nkubwira ngo rero possibility zose umuntu yavuga zisa nizigoye, kuko abarwanyi bo bashobora no kwiripotinga da bamwe muri bo kuko bajya banaza badafite aho bahuriye n'amategeko n'iby'amategeko babaza n'iki wenda bakoze jenoside mu Rwanda, bakoze ibyaha bifite aho bihuriye na jenoside n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bakiripotinga bakaza. Ngira ngo murabona bagakwerere baraje n'abo bazanye nagakwereka ko bakwerere we, ngira ngo yaragize afite by'amategeko agomba kumubaza, ariko babazanye nawe kugeza wumva ari uwo bakora wari wagira gute muto birahari bagenda bakagira. Ariko nawe ngo biri impossible, ibyo turimo turashakisha gusenyuka kwa FDLR none ahangaha ari ibyikoreye ko kuyisenya byo birashoboka, kuko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyari kwemera ibintu iziko bidashoboka, Amerika ntiyasaba ibintu iziko bidashoboka, u Rwanda ntibwasenya ku masezerano aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera kwizasenya FDLR, u Rwanda ruvuga ko bidashoboka, ruzi ko bidashoboka. Tuvuga ngo iyo haza mu bushake bwa politike cyangwa haje mu bushake bwa politike ubundi byashoboka, ariko kuba ubwabo bakisenya ngira ngo ni nko kugira ngo ba buying time, bagura igihe, avuga ngo ariko hanaboneke n'icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugiraho, ngo ariko ubundi ko abantu bari ready, biteguye kwisenya, biteguye kuduha umwanya. Ni kuki abangaba bo bakuyize ingamba z'ubwenzi zabo, ahubwo bashobora no kuza ejo bakavuga bati erega dore muri yaba rw'ibyo bemeraga muri yaba ruwaba nabikoze bisenye bisheshe, FDLR ntigihari, bafite ubwo bushake. None ariko nkuko Kinshasa yibivuga, none dore ingabo zabo bo zigumya aha, turagira dute rero? Kandi urebe na timing igihe ibaro wiziye ije isakaye. Anzuluni akoze urugendo bivugwa ko yaragiye yitwaje amakopi y'iyi baruwa muri mid July, aho Amerika yari yavuze ngo
u Rwanda ruzaba rwamaze gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda twibutse ko ntabwo rwo rwemera ko rufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ruvuga ko rwashyizeho ingamba zo kwirinda. Cyo birinda niki ni FDLR. FDLR ivuze ngo twebwe muri ukwezi kwa karindwi twebwe dufite ubushake bwo kwisenya. Niba rwoye muri kwezi kwa gatanu ariko isakaye ubu ngubu. Ibyo bintu byose iyo ugiye ukabihuza izo patterns rero tugira twe twavuga tuti okay, namwe tubahaye balo ngaho iri mu kibuga cyanyu. Igihari gishoboka nuko ibyo twakita k'inzira byanyuramo no kwisenya bo batekereza ko arizo zakorwa, nta n'imwe ishoboka muri zo unless bo bifashe bakiripotinga. Icyo cyaba ari igikorwa rwose kigaragaje ubwo bushake. Top generals barimo bakora muri intelligence barahari, ndetse n'abandi badiplomate n'abahanuzi ngigira abahanuzi bura ngo naho ubyumva hafande kabare babikomoza ati ariko rimwe bigeze guhanura nabi bamanutse mu birunga batugwaho barakubitika bakubita tubavunira umweto. Ubagira itsinda ry'abamama ngo bahanura cyane n'abapapa sinzi ukuntu byitwa, ngo babahanurira ko rwose ngo Kanani bazayitaha ngo i Kigali ngo Kanani yabo ngo bazaza bakongera bagacakira bazacakira rwose sinzi. Urumva uhereye kuri abo bahanuzi bita abakozi b'Imana, kajya kuri abo ba diplomate babo barabafite ko bafite political wing, ukajya no kuri abo basirikare nibura biripotinze abo bakibamba kuko ni nabo bafuwaringa ibintu, nibo bacana umuriro. Icyo gihe haba hari ikize, ariko kuvuga ngo ibyo tuzabikora ngo nuko biri mu nyandiko ubu se ni kangaho ibintu byasimwe se bikarangira uko. Reka tubitege amaso tunasoreza kino kiganiro. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe, mukomeze no kubana n'ubundi natwe. Inyuma hangaha hari ibindi biganiro rwose, cyangwa se imbere hari ibindi biganiro, mukomeze kubana natwe.